neza abavandimwe abatwumva badukurikira muri iki cigisho no muri iki kiganiro dukora buri gihe mu gihe Imana iduhaye uburyo. Turabiyegereje tubaha ikaze abo tugize igihe turi kumwe n'abandi bashobora kuza bakadusanga, ni ikaze kuri mwese. Reka dutangize n'isengesho. Data wera uri mu ijuru, tugushimiye kubw'uyu mwanya wongeye kuduha, nanone turagukeneye ngo bane natwe muri zose. Ikiganiro turi gukora ahangaha ndabizi kuko ari gishobora gufasha benshi. Data turagukeneye muri zose, ngo ari wowe ube uwa mbere, tugushize imbere tunakuraritse ngo birusheho kugenda neza. Bana natwe turakwizeye kandi turagukeneye k'Imana bana natwe muri zose kubwawe Yesu, amen. Kuko tubivuze n'ubundi dutangije tubiyegereza tubaha ikaze, ni Pasiteri Sebanyana muri kumwe. Turi mu kiganiro cy'uyu munsi cyangwa insanganyamatsiko y'uyu munsi. Turavuga ku ngingo zizoshobora kudufasha gukira indwara tukatura izo ngingo. Mu ngingo 100 rero turavugamo ingingo 25. Izo nizo turi buvuge nubwo ari nyinshi, ariko turavuga mu keya zishobora kudufasha. N'ubundi Imana ntidutiza igihe tuzavuga n'izindi, ariko uyu munsi turavuga ku ngingo 25 zashobora kudufasha tuzigendeye tukazatura amaze tugakira indwara. Bibiliya iratubwira ingingo nyinshi z'amasezerano dushobora kwatura hanyuma tugakira indwara. Ingingo ya mbere iratubwira ngo indwara tugomba kumenya kuko atari imiremere yacu. Iyo ni ingingo ya mbere yashobora kudufasha tukamenya ko indwara si yo miremere yacu, kuko twaremwe umuntu akiremwe bwa mbere yaremwe ari mwiza, ari umuntu muzima udafite inenge iyo yose, nta ndwara yari ihari. Rero kwaturisha iryo jambo Satani azatinya akamenya kuzi cyangwa kuzirikana ukuri kwawe, kumenya ko indwara si imiremerwe yawe cyangwa yacu. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni ukumenya ko icyaha n'indwara zinjiye mu isi nyuma yo kugwa k'umwana w'umuntu. Iyo ni ingingo ya kabiri. Kumenya ko indwara n'ibyaha zinjiye mu isi nyuma yo kugwa k'umwana w'umuntu. Ingingo ya gatatu iravuga ngo isezerano ry'Imana ku Bayisiraheli ni uko bagomba gukira indwara. Tubisoma nanone mu gitabo cyo Kuva ibice 15 umurongo wa 26. Baratubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka, ugakora ibitunganye mu maso y'Uwiteka, ukumvira amategeko yayo, ukitondera n'izo yagutegetse zose, nta ndwara izagufata cyangwa nta ndwara nzaguteza kizo nateje Abanyegiputa. Iyo ni ingingo ya gatatu. Isezerano ry'Abisirayeli. Natwe dufite isezerano, twebwe turi Abanyisirayeli muri kiroho cyangwa muri uwo mwuka, tugomba kugendera muri iryo sezerano. Ariko kandi duhagaze kuri aya magambo ashobora iyi mirongo tusanzemo aya magambo agera kuri 4. Ijambo rya mbere rivuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka. Irya kabiri ugakora ibitunganye mu maso y'Uwiteka. Irya gatatu ukumvira amategeko yayo yose. Irya kane ukitondera izo yategetse zose. Ayo ni amagambo tugomba guhagararaho kugira ngo tumenye ko ari ukuri kwacu, kandi iyo tuyahagazeho tuba tugendeye mu butungane bw'Imana n'icyo Imana ishaka, nta ndwara yatugeraho. Ingingo ya kane, Imana yakijije abariwe n'inzoka bose. Imana yakijije abariwe n'inzoka bose mu gihe bunamutse bakayireba bashoboye gukira. Natwe rero iyo tureba Yesu turakira. Ni igihe Abisirayeli bari bageze mu butayu, Imana kubera kwivovota kwabo no kwitotomba, bitotomberaga izo babonaga bahura n'ibibazo bakitotomba. Hanyuma mu kwitotomba kwabo Imana ibateza inzoka z'ubusago zirabarya. Hanyuma rero bamaze kuribwa n'inzoka bababaye bariho bataka cyane, nanone batakiye Imana na Musa. Imana ibwira Musa ngo genda ucure inzoka isa na ziriya uyimanike ku giti kimeze nk'umusaraba
ubategeke kuzoza bayireba, uyireba wese arakira. Noneho rero ni iyi niyo ngingo Imana yakijije abariwe n'inzoka bose mu gihe bunamutse bakayireba. Nawe nureba Yesu ushobora gukira. Iyo ni ingingo ya 4 yo kureba Yesu. Ingingo ya 5, Yesu yazamuwe hejuru kubera ibyaha byawe. Yesu yazamuwe hejuru, yashizwe hejuru, amanikwa ku giti kubera ibyaha byawe kugira ngo ukire ibyaha n'indwara. Ingingo ya 6 iravuga ngo abantu bamucumuyeho n'ubu bakomeje kumucumuraho. Abantu muri ico gihe bamucumuyeho, ariko n'ubu bakomeje kumucumuraho, ariko kandi kubw'imbabazi zayo aracabakiza. Nubwo bacumuyeho, bacumuye ku Mana, ariko Imana kuko ari nyembabazi izibakiza. Menya kuko Imana ni nyembabazi izibakiza, irakiza n'ubu iracakiza. Iyo ni ingingo ya 6. Ingingo ya 7 iravuga ngo ubusagwe bw'inzoka bwateye urupfu, ibihembo by'ibyaha n'urupfu. Ubusagwe, uburibwe bw'inzoka, isumu y'inzoka niyo yateye urupfu. Abariwe n'inzoka bose bashoye kugerwaho n'urupfu mu gihe batarebaga Yesu cyangwa batarebaga umusaraba ya nzoka rimanitse. No kuvuga ko ibihembo by'ibyaha ubu ngubu natwe ibihembo umuntu ukora icyaha wese ategereje urupfu, ariko watura ureba Yesu arakira. Ingingo ya 8, abantu batakiye Imana muri ico gihe, nanone rero bashobora gutakira Imana, iracabategereje muri ico gihe kuko abantu batakiye Imana ikabakiza. N'ubu ngubu rero bashobora gutakira Imana, iracabategeye amaboko tizihinduka. Nanone ingingo ya 9 iravuga ngo ubufasha n'uwariwe n'inzoka uwo ari we wese. Nanone ubufasha n'uwizeye Yesu wese arakira cyangwa arabuhabwa ubufasha. Muri ico gihe ubufasha bwahabwaga uwariwe n'inzoka niwe warugeneye ubufasha. N'ubu ngubu nanone ubufasha ni ku muntu uwo ari we wese. Ubufasha ni kuwizeye wese. Uwizeye wese ageneye ubufasha. Kabutizeye, ariko nimba wizeye ubufasha nawe ni kuri wowe kuzaha no gukira indwara. Ingingo ya 10 iravuga ngo kubwo ubufasha bwa Yesu duhabwamwo ibintu bibiri. Kubwo ubufasha bwa Yesu duhabwa ibintu bibiri. Ijambo rya mbere duhabwa imbabazi, ijambo ya kabiri duhabwa gukira indwara. Reka tubisome twihuse mu butumwa bwa Matayo, ubutumwa kuko bwanditswe na Matayo ibice 9:2. Bibiliya iravuga gutya ngo Matayo ibice 9:2 haravuga ngo bamuzanira kirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo abwira ico kirema ati, mwana wanje humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Amena. No kuvuga ko mu bufasha bwa Yesu tubona kubabarirwa ibyaha no gukira indwara. Iyo ni ingingo ugomba guhagararaho kuko nanone Yesu aracateza amaboko kuri wowe, aracakiza indwara ndetse n'ibyaha. Ingingo ya 11, nta kimenyane ni ku uwariwe n'inzoka uwo ari we wese. Nta kimenyane kuri Yesu usibye uwariwe n'inzoka wese. No kuvuga ko no muri iki gihe nta kimenyane uwizeye wese n'ufite kubabara wese akareba Yesu cyangwa agatumbira Yesu arakira. Nanone ingingo ya 12, buri wese yategetswe kureba wenyine. Buri wese yategetswe kureba wenyine, ntawarebera uwundi. N'ubu ngubu nanone kwizera ni ku giti cy'umuntu uwo ari wese akenewe cyangwa asabwa kwizera, ntawizerera uwundi. Ni wizera urakira indwara cyangwa urahabwa agakiza. Ingingo ya 13, bari bafite amabwiriza amwe no kureba hejuru. Iyo niyo ngingo ya 13. Amabwiriza bari bahawe nukurara mukareba hejuru, ukareba yanzoka hanyuma ugakira. Nico cyonyine gusa. Twebwe amabwiriza dufite nanone no kureba Yesu. Ingingo ya 14, tibabwiwe kureba Musa cyangwa Mose. Natwe rero
tidusabwa kureba umuvugabutumwa, ahubwo dusabwa kureba Yesu. Muri icyo gihe nta nyungu bari bafite zo kureba Musa, kimwe natwe nuko umuvugabutumwa aravuga, ariko kandi dukeneye Yesu. Yesu niwe tureba tugakira ibyaha ndetse n'indwara. Ingingo ya 15, tibabwiwe kureba ibimenyetso z'uburibwe. Natwe dutegetswe kureba abavuga butumwa, ahubwo dutegetswe kureba Yesu, niwe dushobora kureba tugakira. Tibategetswe cyangwa ntibabwiwe kureba ibimenyetso by'uburibwe, kuko muri icyo gihe bamwe barebaga uburibwe bwabo, abandi bakareba uburibwe bw'abandi, abandi bagatumbira bakanga kureba ibyo byose bakareba hasi. Abo ngabo ntacyo bafashijwe, bagapfa. Ariko uwagize warebye Yesu, watumbiriye akareba Yesu, yakize indwara iyo ari yo yose. Icyo dusabwa, tidusabwa kureba abandi cyangwa uko abandi bahaye bakora ibyaha cyangwa kubabara kw'abandi. Turasabwa kureba Yesu tutarebye ku bindi bimenyetso bindi, usibye kureba Yesu, niwe dusabwa kureba wenyine gusa. Ingingo ya 16, uwariwe n'inzoka wese ubwo yarebaga inzoka yarakize. N'isezerano kuri bose, nta kindi gisabwa. Uwariwe n'inzoka wese yategetswe kureba ya nzoka kugira ngo akire. Rero n'isezerano kuri buri wese washoboraga kubahiriza iryo sezerano. Ni ukuvuga ko kuri twebwe rero icyo dusabwa, ntidusabwa kureba ibindi, nta na kimenyane, nta kindi gisabwa usibye kureba Yesu wenyine. Nta kindi dusabwa usibye kureba Yesu wenyine. Ingingo ya 17 iratubwira ngo n'urugero rwo gukurwaho umuvumo kwacu. Umuvumo wacu wakuweho hari Igorigota. Umuvumo wacu ibo ni ukuvuga ko ni urugero rwo gukurwaho umuvumo, rwa rugero rwo gukurwaho umuvumo wabo. Naho twebwe twawukuriyeho hariya Igorigota. Yesu niwe wabaye ikivume kugira ngo twebwe dukire indwara n'ibyaha. Aravumwa ku bwacu, twebwe turavumurwa. Yesu yikoreye ibyaha byacu, tuba bazima, tuba imbohore, tugenda tubohotse na bugingo n'ubu. Ingingo ya 18 iravuga ngo Igorigota ntiyari ifite inyungu kuri bo, ahubwo Igorigota ni twebwe ifitiye inyungu. Ni twebwe ifite inyungu z'Igorigota, ni kuri twebwe. Ibo nta nyungu bari bafite. Igorigota ntacyo zari bimariye, ariko twebwe iyo tureba Igorigota turakira, dukira indwara. Aho ngaho niho Yesu yabambiwe, yamanitswe hejuru y'igiti kugira ngo dukire, tubabarirwe, tuyimbohore, tugende twemye. Nanone ingingo ya 19 iravuga ngo menya ko Imana yaduhaye isezerano ryo kurinda imibiri yacu n'imitima yacu. Ni isezerano ryacu kuko Imana ishobora kurinda imitima yacu n'imibiri yacu. Iryo ni isezerano ry'Imana kuri twebwe. Ingingo ya 20 iratubwira ngo Ezekiya yamenye ko itangiriro ryo kubaho ari umwami wacu. Itangiriro ryo kubaho nicyo cyatumye Ezekiya akira, nuko yamenye ko itangiriro ry'ubuzima, itangiriro ryo kubaho ni ukumenya umwami. Iyo tumenye umwami tukamwizera, natwe turakira. Ingingo nanone ya 21 iravuga ngo gukurwaho ibyaha byacu bikomoka mu gucungurwa kwacu ko muri Yesu, kuva muri Yesu. Gukurwaho ibyaha byacu bikomoka mu gucungurwa kwacu muri Yesu. Niho gukomoka gucungurwa kwacu. Twaracunguwe, kandi ntitwacunguwe imitima gusa, twacunguwe n'imibiri yacu, kandi bikomoka muri Yesu. Yesu niwe gucungurwa kwacu. Ingingo ya 22 iravuga ngo Kristo yujuje amagambo ya Isaya avuga mu gitabo cya Isaya ibice 53 n'umurongo wa 4 kugeza kuri wa 5 ngo gukubitwa kwe niko kwadukijije.
uyu ni wo murongo, uyu murongo wuzuriye umurongo wa Yesaya Yesu yawujurije hariya mu gukubitwa hari Golgotha. Aravuga ngo Kristo yujuje amagambo ya Yesaya ngo gukubitwa kwe natwe twarakijijwe cyangwa twakize indwara. Haleluya. Tugomba kureba Yesu tukamenya kuko yakubitiwe imibabaro yacu n'ibyaha byacu n'indwara zacu. Ingingo ya 23 iravuga ngo uburwayi bigaragara ko buva kwa Satani. Uburwayi, indwara zigaragara ko zituruka kuri Satani. Tahandi Imana ntitanga indwara ahubwo indwara zose zituruka kuri Satani. Iyo umenye kuko udafite ubumwe na Satani, ushirika na Satani, ubusabana na Satani, nta indwara zaguturuka kubera kuko indwara zose zituruka kuri Satani. Ingingo ya 24 ni ukuvuga ngo Kristo yabwiye wa mugabo wari urwaye ko intege nke zituruka kuri Satani. Wa mugabo wari urwaye, Yesu Kristo yamubwiye kuko yamenye ko uburwayi buturuka kuri Satani. Rero iyo tumenye kuko ibibazo zose bituruka kuri Satani, tumenye n'uburyo kumucaha tugakira sandwara n'ibibazo byose kuko bituruka kuri Satani. Ingingo ya 25 iratubwira ngo uwo mwuka mubi wahanze kuri uwo mugabo niryo tangiriro ry'uburagi. Ariko Yesu amaze kumenya ikibazo cy'uburagi yashashe Satani uburagi, yabwiye wa muntu amaze kumukiza ahita avuga kuko ari kiragi aravuga. Ni ukuvuga ko amenya kuko itangiriro umwuka mubi wamuhanzeho niwe waramuteje n'uburagi, niwe wamuteje kutavuga, niwe wamuteje kumema. Rero izi ngingo zose iyo tuzihagazeho tumenya ko ari ukuri kwacu, ni ukuri kwacu ko gukira indwara, ni ukuri kwacu ko gukira ibyaha iyo twakiriye Yesu, iyo dutumbiriye Yesu. Bibiliya iratubwira ngo tumbira Yesu wenyine, tumbira Yesu wenyine. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Nidutumbira Yesu tuzakira indwara, nidutumbira Yesu, niduhagarara kuri aya masezerano tuzakira indwara. Bavandimwe banyumva, muri uyu mwanya turi kumwe tubahaye ijambo ry'Imana ry'ubumenyi kugira ngo dukire indwara n'ibyaha. Imana idufashe mwakira ijambo ry'Imana. Amen.